nk'ibisanzwe ni episode ya 40 umusore w'umukire MK. Muri rusange dutangiye filime yacu muri ubu buryo. Uwo tuzi nka Kamariza nyina wa MK cyangwa se nyina wa Diane, uyu munsi arimo arishyura inka ya Nyangara. Ni nyuma yuko bamujwigiza nta wundi ubikoze uretse Morgan. Nyuma y'ibyo byose byamaze kuba byatambukaho nibwo akagambane kari kamaze kuba kakorerwa MK, nyamara baza kwisanga mu maboko ya polisi. Aka kanya wakwibaza ngo cyangwa se ugatangira gutekereza ngo ese mu by'ukuri biraza kurangira gute nyuma y'uko Morgan n'abambari be harimo mukase wa MK ndetse na Kamariza mutoya umugambanye umukobwa wigira uruvu rwa nyarwo. Mu by'ukuri nyuma y'akagambane bamaze kuba bakorera MK, igihe kirageze ngo byibuze baryozwe ibyo bakoze n'imigambi mibishya yose bari bamaze kuba bategurira kuri MK. Mu by'ukuri kabone nubwo yigira inyana ya mweru, uwo nta wundi ni Kamariza, nuko ari buze kwisanga mu kibazo cyangwa se muri case imwe n'abagambanyi bitewe nuko yari yamaramaje yifatanyije nabo mu bugambanyi bukabije cyane mu kuba batera kudeta cyangwa se bakwigaragambya muri kampani itari yabo. Ikindi kandi igihe kirageze ngo baryozwe ibyo bakoze byose, hakubiyemo no kuba bakwishuzwa ibyangombwa by'iyi kampani. Muri rusange akanya tuvugana uwo tuzi nka Morgan yamaze kuba yahomba byose, ni nyuma yuko akubitwa cyangwa se agakorwa mu matwi na MK. Muri rusange nta numwe urasobanukirwa MK wari we nyuma yuko akomeza kuba yakoresha maske ihisha amaso ye ndetse yambara n'imyenda adasanzwe yambara. Ikindi kandi twagarukaho ni kimwe, nuko uwo tuzi nka Kamariza muto yakabone nubwo yari yagiye kuba yarabura MK ko ubugambanyi bw'ubutita burimo kugenda bumutegurirwa, hanyuma MK akamubunuriza akamubwira ko bitamureba ndetse atanashinzwe kuba yamwereka urukundo we atigeze kwigirira, ndetse amwibutsa yuko imigambi mibishya ye yose ayizi kandi ayifite mu ntekerezo kugira ngo byibuza amwirinde byonyine. Aramwirukana anamwiyama kuba yazongera kugerageza kuba yaza kuba yamugira impuhwe, amugira inama cyangwa se amubwira iby'akagambane kari kumukorerwa. Ibyo byose byatambukaga ku rundi ruhande batwereka uwo tuzi nka Diamond ndetse na Tiger baganira ku bihereranye n'ibyangombwa. Tiger yiyemeje kuba yatanga ibyangombwa kuri MK, ni nyuma yuko mu nkiko nanone byari bikaze kandi bikomeye MK aburana na mukase kubiranye n'imitungo ihambaye barimo kurwanira cyangwa se barimo kugenda bacengana bashaka kumarana. Muri rusange ibaza uti ese iyi episode ya 40 igiye gusohoka yifashe gute? Benshi cyane bafite amatsiko adasanzwe banibaza ikigiye gukurikira nyuma yuko polisi yari imaze kubata muri yombi. Ese mu by'ukuri ninde uri buze kuba yasimbuka iki kibazo gikomeye cyane baje kwisangamo muri rusange nk'abagambanyi, hakuyemo Morgan ndetse Kamariza mukase wa MK ndetse n'uwo tuzi nka Tsindagira. Indimi cyangwa se kuryagaguza indimi byari byabarenze icyuya cyabize. Mu by'ukuri ibaza uti ese imbere y'umucamanza cyangwa se muri station baraba bameze bate uyu munsi? Tegereza episode ikurikira kugira ngo byibuze uze gushira impungenge n'amatsiko y'ibyo utegereje. Ndetse abenshi cyane murimo kwibaza muti kubera iki umunsi batinze gushiraho filime, ariko muzirikane ko turi weekend. Filime yacu iraza gusohoka saa 12:40. Mu by'ukuri mukomeze kuyitegereza mwihanganye. Abatarakora subscribe, like, share, comment, uyu munsi turabinginga tunabasaba ko mwabikora. Iyo ni inkunga ikomeye mudukorera. Murakoze, turi kumwe gatanu ku kandi.